nge nifuje ko yansengera akamfasha nyine nanjye nkaba nabasha guhinduka nkava mu bibi nanjye nkaba nabasha kumva ijambo ry'Imana. Yego ni byiza cyane biranejeje birananshimishije kwa umukobwa nk'uyu nguyu umukobwa mwiza akofi mu bakatagura n'inzembe ini de ni kini de site ni de passe va mu busambanyi. Yesu nahimbaza. Ejo bundi ndimo kubibona umugabo yaragusuye umutezi indaya bagenzi bawe zishaka kumukatagura n'inzembe ariko Imana ibyo byose bikuraho kuko uburi mageregere ubu bufunze wambaye iroza. Imana yambyiye ngo ejo bundi wazanya abasore iwawe uzana indaya kugira ngo gusengera kati kaci naraso imbaraga z'Imana ndavuze yo no mudayimoni mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu no mudayimoni no mudayimoni mu izina rya Yesu. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingwana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Yes, ibihe byiza kuri umuntu wese wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV, uri kumwe na Ruzagara mu Abanyarwanda musore muzitagira ukuze ushinga kuri metero n'imisago nasaba ushaka nyuma y'imyaka nakasungwe Manzi musi igipfa ntibarere bucura bw'abaziga babo mufana bafana umwana w'umugore. Ndagira ngo uyu munsi nganire n'umukobwa wampamagaye muri rwo rugendo rwanjye rutoroshye muri bwa bufasha se cyangwa se zanyunganizi ngenda mpabwa n'abantu cyangwa nanjye bagenda bansaba. Uyu mukobwa mubona yarampamagaye telefone ye arambwira uti hari ikintu nshaka ko tuzaganiraho kuzamagarira umuntu runaka hagira icyo mwibariza hagira n'icyo tuganira. Ndagira ngo tangire wibwira Abanyarwanda mbwire nyine ko byose bimeze. Murakoze, amazina yanjye nitwa Utatsinema Pascaline. Ya abanurutse Muhanga tu. Turutse Muhanga. Ya. Mfite igitekerezo ki ni icyo washatse kudusangiza cyatumye mpamagara. Yanjye maze iminsi nyine mbakurikirana nkabona Matsiko sigaye yarabaye umwana mwiza nkaba mbona aravuye mu butinganyi nyine sigaye ari umuntu usenga. Ndagira nanjye abe yamfasha nyine abe yansengera mve mu mwuga w'uburaya n'ubusambanyi. Nta kuntu umuntu uri umusambanyi ya mu mbonye ubyemera ariko ratani ibyo kuva mu byana ko kujijuka kandi nta wihana icyo atakoze kandi nyine ni icyaha kugira ngo kireke bisaba kuba ucyemera ko gihari kugikora. Uze gufata mikoro hamwe kugira ngo tutaza kubura amajwi wifatire hamwe wiyegereze. Yego ni byiza kwemera ko icyo cyaha ugikora. Wowe uvugira uti ndifuza ko Matsiko yaza kansengera nyine nanjye nkara ko nava mu cyumubwo busambanyi. Rero ko nabiteguye Matsiko namuhamagaye kare mugeza ahantu nkuko wari wabimbwanirije ndamwicaranya ndavate Matsiko abe bugufi aze kugusengera aze kugira icyo akubwira. Sinzi nanjye maze imisi mbona ko Matsiko sa nk'uwahindutse kuko sa nk'uwatangiye kugira amavuta y'Imana. Ese wowe Matsiko umwizera uti kuki utamagaye abapasiteri tuzi basanzwe cyangwa avuga butumwa ukizerera muri Matsiko? Yewe uburyo nenzi Matsiko muzi mu butinganyi muzi mu bintu nk'ibyo bibi nkaba nsigaye mbona ari umuntu ugenda na Bibiliya yambara neza nyine nk'umuntu mugabo nyine nk'umuntu wavuye mu byaha agakizwa. Nanjye nifuje kuba nyine nakizwa nkamera nkawe akansengera akamfasha akagusengera akaba yagufasha. None se Matsiko wowe ngo arizeye ubona ko yazihindutse ntanjye ndahamya ko Matsiko kuba yarahindutse ntukora ibi bitu byo Matsiko yakoze. Ese niki gitumye ureka uburaya? Shanje nyine naje gusanga ko nta hantu ngo Imana itakura umuntu. Niyo mpamvu nanjye nafashe umwanzuro nkuko nawe yabayeshije nyine kuba yava mu bwo butinganyi. Ndagira ngo nyine nanjye abe yambwira ibyiza yahuriye mu nyine yabonye mu Mana. Kamamagara Matsiko mubwire aduha ubuhamya. Ndangore yarari hano hafi ariko hari umuntu baganiraga hariya reka mpamagare Matsiko agere hano
adufashe turebe yuko yagusengera. Umwize nk'umuntu wagusengera ugahinduka. Matsiko mwiriwe neza. Yego wa mukobwa turi kumwe rero nagwamagaye nkubwira kare. Yego sinzi aho ugannye waza ukamureba mukavugana. ndimo gutebuka. Banguka ngo ari icyo ashaka ko muganiraho. Nta kibazo. Cyakora iyo nkurikije amateka Matsiko, iyo nkurikije ibyo mbona, nta Imana itakura umuntu, nta kure cyane habaho Imana itavana umuntu nk'uko Bibiliya bivuga. Sinzi niba wenda Matsiko ari we muntu wabonye kuvuga ati ubuhamya bukakaye. Matsi wigira hino umusengere turebe. Zana n'agatebe nta kibazo, mwegere. Buri ijambo ry'Imana ravuga ngo hahirwa uwizera atarabona. Kandi burya ngo ntamwemera gato wigeze uruta Tomasi. Matsiko ese nashimye ahimbazwe. Gatsi ugize gendana na Bibiliya. Mumpere mikoro Matsiko wenda gufatira iyi ngiyi. Matsi ndagira ngo umbwire ibyo wabwiraga Matsiko ubundi Matsiko ashaka kumubwira. Njyewe nyine nk'umuntu nabonye wahoze ari mu bibi, njye nifuje ko yansengera akamfasha nyine nanjye nkaba nabasha guhinduka nkava mu bibi, nanjye nkaba nabasha kumva ijambo ry'Imana. Yego ni byiza cyane, biranejeje birananshimishije kwa umukobwa nk'uyu nguyu, umukobwa mwiza atekereza akavuga ati njye ndashaka ko Matsiko twahura akansengera. Ni byiza kwa gatondo na ya myenda wahawe mu mpano wayitikuyemo. Iyi ni ya myenda nahawe ndakeye kandi nabwo ndashima Imana. Abanyarwandakazi murabona ko ndakeye cyane. Iyi ni ya myenda nahawe yaturutse muri Kongo na Bibiliya. Marabibona pe cyajya ngo wenda umuntu ababeshya rwose. Batazabyita bimwe byango ni puranka barana kwa isi ijujugunyamo. Yewe ngomba ko zaza ngenda ari rwose nyambaye. Yego. Matsi rero umukobwa aragira uti ndi nahoze cyangwa se nkora umwuga w'uburaya, ariko ndifuza ko Matsiko wahoze mu butinganya agahinduka yaza akamvunguriraho akama ku by'ijambo ry'Imana, akanyigisha bimwe mu byatumye yahinduka, akambwira ibyiza yakuye mu gusenga Imana. Yego ni byiza cyane ko yagize icyo gitekerezo. Bura mu buzima baba ngo umupfapfa yo mundi cyangwa wenda tureke kubijyana wenda ahantu hakuru. Baba ngo uwizeye Imana ntago azarimbuka, sibyo? Kuko nawe nimba yaricaye agatikiza akabona ingeso arimo atari nziza, ingeso zo kurara ku muhanda, ingeso zo kurara ateza abagabo, ingeso zo kurara nywa amatabi, yambaye ubwo bumini, arayateza akaryama ku manywa ndaryama n'injoro ndajya guhiga amafaranga. Yego. Acuruza umubiri Imana yamuhaye. Yaherewe ubuntu. Akawugurisha amafaranga. Vraiment. Umukobwa nk'uyu yakaba yakoresha ubukwe, sibyo? Yagakoresha ubukwe bwe tukabutaha tukamuririmbira, ababyinnyi bakaza akambika umusaza ingofero ko ati narabyaye umwana wanjye amaye ingofero atumye mbama n'inkoni. Yego. Mukobwa mwiza, ngenda kubwiye ngo ibyo byose ni abadayimoni murimo gukora Satani. Ririya joro murara ku mihanda, ibundi joro ni iryo bisambo, ni iry'abadayimoni, ni iry'abicanyi, ni iry'abacuraguzi. Iyo muri kumururira muhanda umuntu akabacaho muteze ngo bose ngo ngwino hano ngo ngiye ni makeya undi ngo nanjye naya. Umwe mwavugana ati ngewe ni ibihumbi 10 kurarana ati ngewe cyangwa ibihumbi 50, wabona bajya kugutwara umukiriya ngo ngiye ndemera nze ku ibihumbi 5. Murimo gukora Satani. Ejo nuramuka upfuye nago urimo gukorera ijuru, urimo gukorera ikuzimu, urimo gukorera umwanzi Satani. Nta nyungu urimo. Mugarukira Imana kuko isi ndabona igeze ku iherezo. Haleluya. Igeze ku iherezo kuko turimo kurimbuka. Urubyiruko rurimo kwishyura mu busambanyi, urubyiruko rurimo kwiyahuza amatabi, urubyiruko rubyati gukoresha agakingirizo wapi. Akenshi mukunda gusambana na prudence mwambaye. Biriya bintu murimo gukora uvuga ati n'umuntu naheza hisi ngo nta myaka 100, murimo kwishuka cyane. Ejo nuramuka ushaje ufite isura nziza, ufite urubero rwiza, ufite mu maso heza, ufite igisuko cyiza, ariko ejo nuramuka ushaje nzi ko nta muntu uzongera kukuvugisha, nandi uzasanga urimo gusaba ku muhanda igiceri cy'ijana.
warakoraga 5 10 200 ibihumbi senkani mu ijoro rimwe sibyo ini dani tiki ni disiti pa ni disita ini disipiki ni disili disipa Imana irambyiye ngo haleluya tusa Imana irambyiye ngo va mu byurimo garukira Uwiteka hakiri kare haleluya ini destiny kini pass li destiny tiki ni dasiti pipi wagarukira Uwiteka hakiri kare garukira Uwiteka ukiri muto reka kwiyangiza reka kwica umubiri wawe ini destiny dini kani disiti pa ditisi kini dusinika Imana irambyiye ngo nutagarukira Uwiteka urarimbuka haleluya garukira Uwiteka mwana mutoya garukira Uwiteka ili disika lidembatisete wagarukiye Imana kurera Imana uracyari muto va mu byurimo va mu busambanyi va mu bujura dore abasore baraza ukabiba amafaranga ukabatsimba amakofi mu bakatagura n'inzembe ini deni kini dusiti ni dipase va mu busambanyi Amen Yesu va mu byurimo haleluya fukama mugambo urambura ibiganza fukama ngusengere fukama urambura umwuka wa demon ukurimo fukama murambura ibiganza ufite umwuka wa demon ufite umwuka w'ubusambanyi ufite umwuka w'ubujura ufite umudayimoni uguteza kwiba ufite umudayimoni dore ejo bundi ndimo kubona ejo bundi wari ugiye gupfa Mana nihimbazwe ejo bundi wagiye kureba umugabo bagiye kugutega ariko Imana igukuraho urupfu Yesu nahimbazwe ejo bundi ndimo kubibona umugabo yaragusuye umutezi ndeye bagenzi bawe zishaka kumukatagura n'inzembe ariko Imana ibyo byose bikuraho kuko buri mageregere ubu bufunze wambaye iroza ariko Imana ibyo byose yabikuyeho kuko iracyagukundira cyakurinze va mu byurimo garukira Uwiteka Imana garukira Uwiteka Imana iline dese kabiti so Imana irambyiye ngo ejo bundi wazanye abasore iwawe uzana indaya kugira ngo mumwambure amafaranga kugira mushaka kumukata n'inzembe Imana ibigukuriraho kugira ngo utaburi magerege ubu bambaye roza mu izina rya Yesu ufite umudayimoni urimo kukugendaho Nibikira Imana irambyiye ngo va mu byirimo ushaka kugwisha muri kugusengera kugwisha muri kugusengera Nikugurisha muri kugusengera kati kacinaraso imbaraga z'Imana ndavuze yo ni umudayimoni mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ni umudayimoni ni umudayimoni mu izina rya Yesu ndavuze mu izina rya Yesu kati kacinaraso kwahereye rya Yesu kati kacinaraso ndavuze ngo demoni muvemo demoni muvemo demoni muvemo mu izina rya ndagutwika ndoheza umuriro fire demoni muvemo ndavuze ngo muvemo uvuze demoni nka data demoni ndavuze ngo uvuze ngo uti Nako nongera demoni uramuvamo ndamuvamo demoni muvemo demoni uramuvamo bamuvuze induru rero matsiko kumwe yandi mu kwahereye matsiko kumwe yandi ahereye aramuvamo indase kandi amuvamo demoni muvamo amurimo se arihishe demoni rero muvamo urihishe uragenda nagiye ongera ijwi cyane demoni nagiye irukanga ugenda uvuga ngo dufite imbaraga ugenda ubabwira ngo imbaraga ziracyahari amare nka data fire mwagiye matsiko Yesu katika cyuruso Mana ndagushima kuri Mana ndagushima kuko zibitse umwana w'abandi afite umyuka abadayimoni Mana ndagushima ko abadayimoni bamufuye mu Mana ijwi Mana waravuze ngo icyo Mana ingabo wambaye Mana ikora ibikomeye yirukana imyuka abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo katika cyuruso amen wumvaga umeze uti numvaga mfite ubwoba none se matsi ibi bintu bibaye nibiki umukobwa yari afite umwuka w'abadayimoni bari murimo bamukoreshaga yari afite dayimoni iteye no kugukabaka kandi kumusenga haleluya amen Yesu nahimbazwe ibyo bikomo byose kuramo mu izina rya Yesu kuramo katika jina la Yesu Imana wewe ngo yugaruke Uwiteka ibi bikomo yambaraga ngibi mu izina rya Yesu
umukobwa bari baramuteje umudemoni w'ubusambanyi, umudemoni w'ubujura, baramuteje inyatsi na karande, amafaranga yose akuraga mu busambanyi ntacyo yamumariraga, yanyweraga amayoga, akanywera urumogi, akanywera ibiki, amafaranga akarangira gutyo. Imbaraga zanjye nizi ngizi. Amen. Haguruka wicariye mukobwa mwiza, uzaze gusenga, ujye rwose mu rusengero, uze kuko Imana iracyari kandi Imana iracyagukunda cyane. Ese Rata sister, wowe nyuma yo gusengerwa urumva umeze ute? Ese ufashwe mwanzuro nyuma y'ibi byose bibaye? Ngiye ndashima Imana kubw'igikorwa nkoreye none aka kanya, kandi ndashimira n'uyu Matsiko kubw'imbaraga akoresheje kunsengera. Guhera aka kanya mfashe umwanzuro ko ibi byose nakoraga ntazongera kubisubira, ngiye kuyoboka Imana nanjye nkasenga ndetse nkavuga n'ibyiza byayo. Bari mufatanye muteraga korasi ubundi dusose. Ugushima Imana, uri Imana hindura umuntu, Imana uri Imana ishobora byose, uteka masi. Gendana nzakagendana agakiza k'Imana we, nzakagendana agakiza k'Imana we, nzakagendana. Niyo kabara kungako karaje cyumva ko kaba kavuye ku mutima mwiza cyane. Yego. Matsi kangushimire rero ko witanze kandi wakoze umurimo w'Imana. Yego. Nawe kangushimire ko wabanye natwe. Twizere ko ugiye guhinduka, utazasubira mu mwuga w'uburaya. Twizere yuko abagufata kuko utari bitazongera ukundi. Reka tugushimire. Murakoze, abashimira kubw'igihe mwamaye. Dushimire mwe wese wakurikiranye iki kiganiro, dushimire mwe wese ubonye ibitangaza by'Imana, dushimire yuko hari icyo Imana ikoze ku buzima bw'uyu mwari, dushimire yuko mwese twabanye namwe, kandi nanjye ndashimira ko Imana ikomeje kugenda igira neza Amatsiko. Ibiganiro byacu byiza byo nakagaruka. Ciao ciao. Kandi icyo nababwira cyo mu ijuru hari Imana, ibyiza byose bitanga n'ikiganza cy'Uwiteka. Nyabingi izabacwezi izimyuka mibi nta kiza kiriyo, mugarukira Imana, Imana ikomeze ibane namwe. Murakoze.